ijambo ry'umunsi. Kuguma mu byiringiro byacu. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma muri Samweli wa mbere uhereye ku gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. Ibyiringiro ni ukwifuza ikintu cyiza ndetse icyarimwe ukanizera ko icyo kintu uzakigeraho byanze bikunze. Uburyo gusaba kwacu gukomera ni nako ibyiringiro byacu byakabaye biri hejuru cyane ngo tubashe kubibona. Buri wese muri twe hari igihe yigeze kwizera ibintu, ariko igihe kiragera yumva yuko yabireka kubera yuko yabonaga gusubizwa bizagorana cyane. Gusa n'Imana yarashyize kwizera umutima wawe wishaka kuguta cyangwa se kukujugunya. Imana impamvu yashyize kwihangana umutima wawe nuko izi neza yuko izasoza isezerano ryayo. Mu buzima bwa Hana yararemerewe cyane. Tumugendeyeho dushobora kubona yuko hari abantu bashobora kuba bajura ibyiringiro byacu ndetse n'abashobora gutuma ahubwo ibyiringiro byacu byiyongera. Ubuzima bwa Hana twese turabizi yuko bwari bwuzuyemo ibibazo byinshi cyane. Yari yarabaye ingumbi igihe kirekire cyane ndetse n'umugabo we yasaga nk'aho atari kumva agahinda ke. Mukeba we Penina yamuhozaga ku nkeke amuseka kandi amuserereza. Ese buri wese muri twe ntiyakwiyumvisha agahinda Hana yari afite? Kutagira umwana w'umuhungu muri kiriya gihe noneho byo byari umuvumo ukomeye. Hana mu bihe bigoye yabashije gufatanya babandi bashaka kumwiba ibyiringiro, arangije abivanga no gusenga, abivanga no kwizera ndetse no gutegereza. Mu gihe cye cyo gushaka umwana yasenze ubutitsa, asaba ataruhuka kandi yizeye. Yaririye Imana arayitakambira cyane, kandi muri ibyo bihe ntabwo yigeze na gato yacika intege cyangwa se ngo areke kwizera Imana. Nubwo yarakuze yakomeje kwizera yuko Imana izakora ibitangaza kandi ikamuha umwana. Buri gihe yazaga imbere y'Imana kandi afite ikintu gishyashya ashaka kuyibwira. Yari yiteguye gukora buri kimwe cyose ngo Imana izabashe kumusubiza. Uku kwizera kwe, uku gutegereza, uku kwihangana, ibi byiringiro bikaba byaraje kumuhemba umwana w'umuhungu. Yego birumvikana ntabwo buri gihe duhabwa ibyo twasabye gusa kandi ngo tubihabwe uko biri, ndetse rimwe na rimwe tuzasabwa guhindura uko twasabaga ibintu kuko hari ibindi byiza Imana idushakamo kurenza ibyo bindi dutekereza yuko ari byiza cyane kuri twe. Ese ibyiringiro ndetse no kwizera bya Hana nta somo byagusigira? Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.